hari ibivugwa muri Fine FM umunyamakuru Aime Niyibizi bagerageje no kumuvugisha hari amajwi yumvikanye atongana mu kiganiro na Regis Muramira A1 hasi hejuru aya majwi naye ntabwo ari urugero komite nakubwiye ngo n'ingero ukabigifura ngo utomboke none se wose utombotse kuri gifura utombotse oya turi bibiri turi muri gifura ntabwo cyajije ikindi urumva uri modern pure none ose kuva cyane byageze bite uri modern pure uri gifura uri pro max yacu none wowe kuva kera abantu bakumbisa arabizi ko ntameze oya yumva niko bimeze hano hari Fabio ntukivuge ntabwo ari byiza kwivuga ntabwo ari sawa urumva cyane urumva umuntu ari yandikira message unasubo nakuretse message uwayanditse uwo ari we sinanamuzi no bwa mbere mvuga reka soma message hano ha munsi oye ibyo tuzana ariko tubyihoye mureke tubireke tujye mu message muzireke twerekana professionalism umuntu ajya kuri message ya fake gute ritangiza ikiganiro ya fake gute nje ari kuvuga ngo biratwiza muri match mwari mutangiye kuri kirongozi urumva se none se hano hari jewe sinzi nta kibazo kivuye message imwe nakubwiye ngo Aime nukomeza unose ari kibazo ntuzajye ugendera kugira ngo uvuge ngo reka nurire ku nicunde umeze nta kintu cyonda aho rwose uribeshya cyane nabo bikubwira barakuyobya nukomeza gutyo ahubwo ari ukuntu widegrada nawe ubwawe none se kwamagana njye abwire Regis nturi kubigarura uri ikiganiro jya mu makuru none se ko ndi kubijyamo akaza ibindi mu makuru rero jya mu makuru by'urumva biroroshye dore kuri match yaberaga muri stade Amahoro match ya Police ndetse n'ikipe ya APR Football Club reka duhere muri match twinjize muri match rero umuntu ageze muri stade bwa mbere bishyushya n'iki byose kugira amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi bagiye kubaha n'abantu bakuru tabasi nk'icyo gitwenge bukije gite ko twari dukuruzinze sisi nakubwiye ngo uri nk'igare ryicunda iki nicyo giteza ikibazo kandi uya ni wowe uri abana makuru nese ubu ngubu ari nje nawe rero ufite nini oya Aime ibyo sisi twayiretse ntongere kuyigabarwa reka tujye muri match rero nicyo kintu cya mbere abanyarwanda dutegerejeho reka tubaha amakuru kandi ikintu cya kabiri ahubwo nagira impungenge ku muntu warerura nkawe nk'umubyeyi utekereza ko nta kibazo kugende rwose ntabwo bishoboka ibyo by'ubuhanga ngende mu nkuru nta kibazo barakumva ndabona ndi kwigendera uyu munsi ntabwo dukora nimba no kuvuga ngo abantu bangize ibintu kugira ngo bikunde bigende gutya ntabwo ari cyo bivuze narakubwiye ngo ntabwo yemerera yuko aseka bimvugiramo none se nari kubwira none se nari kubwira oya reka tujye mu nkuru mu makuru ko ari umukino wa Police FC ubwo nibwo burere wo Stade Amahoro sibyo wari umukino wagomba guhuza Police FC ndetse n'ikipe ya APR FC manyifi tujyane mu mukino tujyane imbere ya match stade yari yakubise yuzuye nge nageze muri kugira ngo ninjire mu miriro ya Fine FM kwa Fabrizio Romano ku itariki 9 namuherekeza Sam Karenzi ninde wundi uzamuvuga ntago wibuka ibitutsi byaje aha yego muri tiza washyizemo Sam Karenzi mbabwira ngo mvuga mabiye yarahindutse narabeshyaga ko nyine nabonye abantu bakwikoma tujye kubanza tubigendemo gahoro umwanya urambe mwanya n'uwawe umukazanye anzika mbo ngendagira ngo mpere inyuma kugira ngo tujye tubanza dusobanura abantu yenda batanakurikiranye saga nge nagiye mvuga ibintu byinshi haba kuri Regis namara kubivuga Aime akagenda kanyandagaza kuri radio ibyo byagiye biba nawe arabizi wowe akakwandagaza akanyandagaza ndi gukumira Regis yakoze ibiki kuri City Radio na Bruno Taifa nkabivuga nkavuga ibintu bikomeye Aime kubera amayoga barara basangira umbabarire Sam Karenzi yagiye kuri mikoro ashinja Rikari na Regis ngo bampamagaye bambwira ukuntu mwarandatanye mwasindiye Musanze ndi gukotinga Fabrizio ibyo mbivuze ntabakotinze bankorera ibiki
bankorera ibikijara bakwica mbabarira ngende kure kuraba nagiye mbavugaho ibintu byinshi rekura wa mfura we nkabisobanura mukanga kubyumva umuntu bita Rugangura Axel ni njyewe ubwanjye wavuze ko agiye kujya mu gihugu cy'isezerano yego shera arahari byabaye confirmed aya makuru y'indani rero anyihanganire nyarekure ni umuvandimwe Rugangura arangije yumvikana na Jado Castari kontari tabaho y'amezi 5 iyo kontari baho y'amezi 5 nge icyo nshaka n'ugutitiza umujyi icyo nshaka nuko nsigira abaterankunga barenze 3 ba miliyoni 40 why not bano nirwo rwego bagezeho bumvikana na Rugangura arabizi ko agiye gukora ubukwe agiye kwigendera warabizi ku giti cyarabizi yarakonfirimye mbere yuko werekera amezi 5 yampe nkuzituremo nanjye miliyoni zifatika ubu mu gihe kitarambiranye turabona ni njye ubwanjye wabazanye mu mwuka mubi mvuga amakuru atagombaga kujya hanze kuko Theodore yari atarabakonfirima bose amafaranga nitsa kuri forward ateye ubwoba diwoye na Gicumbi racuruza cyane Castare ntasinzira ibyo bintu byahise bibyutsa dosiye ya Rugangura barayifinaliza Rugangura naza hirita kuri ye baba we kuko hariya ni nge nsezeye ntago ari kimwe nuko Radio Rwanda yamwirukana none reka mbaye breaking news zikamwa yo zitahanye aho zikamwa marindira Castari yarambwiye ati Alright, Jaras Official TV turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye twizere ko muri amahoro twongeye kwitereka twongeye umukada twongeye kubana n'umukada umukada wawe jya ubisobanura ariko umukada wanjye yego bimeze bite ndashima hari haciyemo agahe babwire nyine icyankubise umukada bwiza ukuri abantu bawe nagiye kubona sinzi icyagukubise nanjye nagiye kubona buri umukada buri birenge ariko ibyo ari byo byose umukada aba ahari ngira ngo kandi mujya mumubona mu buryo bumwe cyangwa ubundi arekura imiriro umukada ahandi se bimeze bite wamfura ahandi nta gitambukamo urebye ariko ndashima mo gakeya kuko nkihumeka nongeye no kwitereka nyine ahangaha imbere ya papa kamba wanjye nawe uri uwanjye kabisa turabura amasaha make papa kamba wanjye agahita agira anniversaire nziza sha umukada wanjye umukada wawe surprise kuko ngereka nkubwira ntago nari kugotwa none se ariko bro wagize ngo bantemo se sha oya ya namahirwe mba nagize mbere y'amasaha makeya yuko ugira anniversaire tukaba turi kumwe tukarekurana imiriro ntabwo ari ibintu biba bisanzwe ntumbwire ngo ni coincidence nangereho nk'umuntu wawe pfa kuba naje atikuru none abantu bawe ko ufite umuryango mugari n'aka message keza kavuga ati itereke kakwifuriza umunsi mwiza ntago kakugwa nabi buri hari umuntu wanga ibyiza kanegereze ndebe abantu ba hano hajemo izo ngingo barahindukira oya ntusebye abantu bawe we baba we ni ukuri abantu bawe ahuze ukuntu bandwaje sinabikubwiye jara wabimbwiyeho hari abantu bakurwaje muri ya minsi wakozeho impanuka rwose abo nabo gushimirwa ubwo nanjye nyaboneka ntimubifate nk'ibirori ngo muntererane ni mu ntemu none ngenda kanze nawe uri uwabo ibaze ntari uwabo uri uwabo rwose ibaze ko njya nkora ibintu bakambwira bati ibi bintu ntabwo tubishaka tubabarira rwose n'ubu ngubu mu banyishyuje hari umuntu rwose wamaze iminsi ambwira ati dukumbuye umukada uyitereka
ndamusuhuje rwose umuntu witwa Shanti Brest ngira ngo ari Nairobi niba atari ahandi hantu kure y'amazi ariko akunda kutwereka ko nawe ari umwe mu bantu badukurikira yarambwiye ati umukada kadaheruka kwitereka nduwabo none yiteretse yego reka umukada rero reka tubanze twibutsa abantu ko hari guca igitwenge kiri gutrendinga mu murwa ibyo nabyo tubanze tubiceho barabyemera se none bakwepera he igitwenge cyo muri kw'imibare ivuga nahanga ese wibuka si igitwenge cya Yago cyo cyarenensipayarinze abantu ubona ko icyadumba ameze Dumba nawe hari ukuntu yatetezaga nacyo kivaho kuna guteteza se harahi ariko yego Jay Squeezer niwe wari umaze igihe ubona ko igitwenge cye rwose nawe yagiye aca impaka uriya mubyeyi ngo atanze amasomo ziyo wanditse ngo atanze amasomo akomeye ngo atanze amasomo tuba tugukurikiranira hafi ni fresh umukada ariteretse birazwi ariko noneho ndagira ngo nanjye ubanze unshyire muri ya mudu ya Maji the Black urumva iyo woganiriye n'umuntu mumenyeranye muziranye ufite ukuntu muzamura ufite ukuntu mumenesha amabanga Bulldog azabakoma Stana Kemozera kaisa yaborohera none ikintangaza nukuntu wori inshuti ye na Maji ari inshuti ye rabavuga ati koko inshuti yanjye nimena amabanga ntagire n'undi muntu arushya ayo mabanga we na Jire mwamwicaye mukibaraguza iriya musiki anyway umukada uyu munsi rero nifuje ko tuganira kuri transferi ariko zo mu maradiyo impamvu nini cyane nanjye ndimo abantu inshuti imiryango sinyitera kuka abantu barambwira zana rekiritoma warariye warakamiye ishimwe kunteretse ugahera umukada koko ni gute ajya kuvuga ko natamiye nta kintu ndafata ariko yego transfer zo ziravuza ubuhuha ariko nabonye hari nibisa nko niba ari amakimbirane niba ari ukwirukanwa hari ibivugwa muri Fine FM yego umunyamakuru Emeni yibizi bagerageje no kumuvugisha hari amajwi yumvikanye atongana mu kiganiro na Regis Muramira A1 hasi hejuru aya majwi naye ntabwo ari urugero nakubwiye ngo ntabwo ingero ukabigifura ngo utomboke none se wose utombotse kuri gifura utombotse turi bibiri muri make igifura ntabwo cyajije ikindi urumva uri more than pure none wese kuva cyane byageze uri more than pure uri igifura uri pro max yacu none wowe kuva kera abantu bakumbisa arabizi ko ntameze niko bimeze hano hari ntukivuge ntabwo ari byiza kwivuga ntabwo ari sawa urumva cyane urumva umuntu ariyandikira message unasubo nakuretse message uwayanditse uwariwe sinanamuzi no bwa mbere mvuga reka soma message hano ha munsi oye ibyo zana ariko tubyiho mureke tubireke tujye message muzireke twerekana professionalism umuntu agahera kuri message ya fake gute itangiza ikiganiro ya fake gute ngeri kuvuga ngo biratwiza muri match mwari mutanye kuri kirongozi urumva se none se hano hari jewe sinzi nta kibazo kivuye message imwe nakubwiye ngo nukomeza unose ari kibazo ntuzajye ugendera kugira ngo uvuge ngo reka nurire ku nicunde umeze nta kintu cyonda aho rwose uribeshya cyane nabo bikubwira barakuyobya nukomeza gutyo ahubwo
ahubwo ari ukuntu widegrada nawe ubwawe oya uri degrada uruvuga ngo uri none se kwamagana njye abwire jisi nturi kubigarura uri ikiganiro jya mu makuru none se ko ndi kubijyamo akaza ibintu mu makuru rero jya mu makuru urumva biroroshye duhere kuri match yaberaga muri stade Amahoro, match ya Police ndetse n'ikipe ya APR Football Club. Reka duhere muri match twinjize muri match rero umuntu ageze muri stade bwa mbere bishyushya n'iki byose kugira amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi bombi bagiye kubaha n'abantu bakuruta basi nk'icyo gitwenge bukije gito ko twari dukurozinze sisi nakubwiye ngo uri nk'igare ryicunda iki nicyo giteza ikibazo kandi uya ni wowe abana amakuru nese ubu ngubu ninjye nawe ubu rero bufite nini oya ibyo sisi twayiretse ntongere kuyigarura reka tujye muri match rero nicyo kintu cya mbere abanyarwanda dutegerejeho reka tubaha amakuru kandi ikindi cya kabiri ahubwo nagira impungenge ku muntu warerwa nkawe nk'umubyeyi utekereza ko nta kibazo bose rwose ntabwo bishoboka ibyo jya ubaha abantu mu nkuru nta kibazo barakumva ndabona ndi bwigendera uyu munsi ntaho nabyihorera nimba no kuvuga ngo abantu bangize ibintu kugira ngo bikunde bigende gutya ntabwo aricyo bivuze narakubwiye ngo ntabwo nyemerera yuko asereka bimvugiramo none se nari kubwira none se nari kubwira oya reka tujye mu nkuru mu makuru ko ari umukino wa Police FC ubwo nibwo burero wo Stade Amahoro sibyo wari umukino wagomba guhuza Police FC ndetse n'ikipe ya APR FC manyifi tujyane mu mukino tujyane imbere ya match stade yari yakubise yuzuye nge nageze muri rero amajwi wayumvise yego amajwi wayumvise yego nyuma y'ibyo twagiye kubona tubona uwitwa Aime Bote Mushashi wari umaze imyaka 7 kuri radio na TV1 nawe ngo yambutse yego hari n'undi muvandimwe witwa Mutegetsi wa wundi rwose uri imbiri na boss we Kenisi nawe ngo yamaze kwambuka yego mu miriro warekuye mu mwandiko nigeze kumva uvuga ro kuri Fuad nawe numvise ari kuri recritoma yakasa mutwe hejuru yo watangiye kuncyushya mana ya cyuha rero anzika wamfura we urumva anzika ndashaka kuduha donido kuri ibi bintu mbabarira mbanze nsuhuze kwanza abantu banjye bari bankumbuye hano barahari ntago bishoboka barahari none n'ubwa mbere mvuze amarekritoma ntuzi ubu ushize dutangira ahangaha hashya za isibo ayo utemera yahe wowe ubwo ugiye kugaragaza nimba mbeshye nizanye mbabarira na ntago byumvikana utaza uri gufera umuryango iteke bigiye gusobanura ureke mvuge n'icyagukubi bwira nyine ntabwo ibintu ndahera kuri njye oya reka mbanze mpere ku bantu banjye mbasuhuze ndetse mbasabe ngo ejo ngomba kuba ndi kumwe na papa Kamba wanjye ibyo byo byumvikanye ntihabura n'abakuntumaho ubwo mbabwira abantu banjye navuye ku bawe bantu banjye rero twavuze ibintu byinshi yego iminsi maze ntitereka ahangaha hari ahandi nakegeteraga warakegetaga sibyo aha kugira ngo ninjire mu miriro ya Fine FM kwa Fabrizio Romano ku itariki 9 namuherekeza Sam Karenzi ninde wundi uzamuvuga ntago wibuka ibitutsi byaje aha yego muri tiza washyizemo Sam Karenzi mbabwira ngo mvuga mabiye yarahindutse narabeshyaga ko nyine nabonye abantu bakwikoma tujye kubanza tubigendemo gahoro umwanya urambe mwanya n'uwawe umukata nizanye anzika ibyo bintu byarabaye ahangaha nimwabyishimira ninde wirukanywe niyo operation bakoze ni bari kuregera abandi worahangana na gahunda za leta ibyo narabivuze iyo umuyobozi watowe washyizweho na leta akwikomye rimwe kabiri gatatu simbivuge sinkumire se urabivuga ibyo tubanze rero tube tubicumbikishirizaho nyuma y'ibyo Sam Karenzi ni Fabrizio wa hano mu Rwanda ibyo bibanze bisobanuke kuri breaking none ubu byamaze kugera kurwe anta munda y'isi abantu bajya bazana none ninge wongeyeho ibihuha biba bivuze ubuhuha mu kirere ubu ngiye ko nari nibereye imuhira bagenze batamuhereyeho bamukegeta amakipe uhemberwamo
noneho bazajya ati mwirirwa mubavugira ndaje ngere kwishyane yakoze ndaje mugotomere erega biraza gusobanuka nizanye dukora nshenoma y'ibintu duciyemo byose uwo mfitiye nimero niyo numva ndi kuduta ndahamagara aha ntabwo tuvuze induru bizasobanuka ndahera inyuma kuri Capo Jado Castar ubwanjye navuze ibintu byinshi kuri BNB yego ingeraho numva amakuru ejo bundi yuko mu masezerano yari hagati ya Jado Castar na Theodore harimo uko Theodore asanganywe umunara urawuduha biragoye nje mfite izina mfite timu arayizana abantu batabaye konvenki byagenze bite Hamisi bari kujya kuri za RBA ntago baciyeho ntago twagiye tubona abantu benshi kuva BNB bya RBA ni bibi BNB busubira ariya Bibiliya ivuga ko iyo usubiye ku bintu byagize gutuba usubiye ku bintu ariko baramwihanganishe baravuga ati yobora Katege staff utabura byose ni motivation Kate yari yakiriye yabona mugendera mu mamodoka yaremusi kera za David Kate yaremusi wabandi Kate azize iki ngira neza subira kuri BNB amanyiranga abantu dushyuhane menya yuko amwe mu masezerano bagiranye ari uko bizasa nkaho tubyita ubukode uraduhereza umunara twe tuzana ibyacu byose tubimanaginge tunishakira abaterankunga twe tuzatukuverisaye aho niho nahereye nde kuri miriro mbibutsa ngo hari ibitaragenze neza ariko ubwo Kapa byemera Jado na amahirwe rega hari na za retari zabaye radio iyobowe buriya na Jarike ndabyibuka bayingana ari kwima Hennessy Kenisoro none se wamwaye dupeti icyo gihe aza kumva yabyemera Kenisoro numvise ishyano yakoreye i Rubavu ndumirwa waryumvise yabasiri banze tuvange yakoze bantu munyumva mwari Rubavu Kenisoro yakoze ibara yaciye makase aha yego ubwo bukode rero twita gutyo ntago byarangiye niyo mpamvu nza nkakora title nkavuga ngo dore cyabaye hagati ya Castar na Theodore aho niho ngiye kwinjira ku mujinya no kwihorera kwa Theodore hari impamvu mba ndi kuvuga ayo magambo aho ni naho wanzanye yego ariko Theodore koko watagiye kucuruza utaranampesa erega buriya ni ikintu gikomeye none se we ntago wabananije wotekereza ku rwego rwa Philipita arazi ikiganiro ahita bigira ibyo bice kuri YouTube ye byose bigire gute nawe wumve ko ariko byamera ntuncyushye akoze koko ako mwarirase ubu ko kujye ku mwezi bijye bitambuka kuri ofisiye ko nta soni mujya ako nese ari kubaka iki uzi Castar amafaranga yashoye muri social media Castar yari umuntu umwe waheranywe na Naroge nimba umuzi urabizi nta atakoresha social media ntabyuzi na Instagram menya tayo none za Twitter ntari kurekura buri segonda uza amafaranga bashoye ku mbuga nkoranyambaga BNB FM Kigali BNB Sports Agent uza amafaranga uzirekritoma ba Deus babahaye situvange mbabarira ninjire ku cyitwa inzigo aho zikamwe amarindira Castar yarambwiye ati yego rarekura wa mukada we ariko nanone nyuzamo nko mu kiganiro ube wahamagara nk'umuvugizi wa buriya ngo ndewuzi ni umuvugizi erega Jarike ninge wavuze ko ubu yamaze kugera ku buyobozi bwo hejuru aya ni operations manager reka da operation aheruka kera kapakira imvuto ubu ngubu haje company reba bino bintu byagiye biba muri Kiyovu bamenesha Juvenal zareyo zashimyeho nuwo mujyo bari gutera imbere bavuye kubyiga Barcelona Catalogne bayingana wari gucegeta ku rwego rundi byo ntitubigarukaho ndege aherutse kugura igendera ku butaka ariko se burako cyutajya ushima abavandimwe bayingana se yaguze indege gendera ku butaka munywanyi we sha muyoboke ni bayingana afite ukuntu yirindiriza ariko yazana icyuma agaca impaka
ari mu zindi kope bazanye kampani kampani izamo amabizinesi atandukanye afite abayobozi aho niho dusangamo B&B restaurant hedinzwe na mama yake aho niho dusangamo B&B FM Kigali umwezi mu bishanga umuvuga bamumenye Madamu Jado Castar wabyigiye aho ni sawa wabyigiye hano i Nyarugenge ndabyumva ubwo B&B aho kugira ngo tuyifate ibishusho ya radio ni akantu gato ni akantu gato kayobowe na Jarike kuko hari indi yitwa B&B Sport Agency ariyo yenkurudinzemo na drafting ya yinde ishinzwe kugurisha abakinnyi ari ishinzwe kuzana abantu bagakora ari ama drafting twabonye mwapere kiriya ni ikintu gikomeye giteye ubwoba gifite budget kiri kuba connecta ku rwego rwa Afrika aba bakarara mama basigaye bagurisha abakinnyi Jarike aragurisha muri Real yagurisha muri Musa ngo iki Jarike nabaye mu agent ye baba we B&B bagendera ku mpapuro za Jado Castar n'abayingana barabyigiye sports management bafite ni nko gushinga cabinet d'avocat hakabamo abandi baba bakora utuntu ariko tunakomeye ni nko gushinga farumasi ariko uyikoramo tari we nyiri bya uri kubyumva nabyumvise gushinga farumasi bisaba Jarike asigaye ayoboye iki radio parikuru ye nawe si nziza hageze ahita kugambanira cegeta kwirukana weke ego Jarike ozo bugambo baba ry'inyonza bagenda bamuvugaho abo gusebanya ngo iki Jarike sarirukana nukuna komakoma no mu kiganiro ubyumva ari gukomakoma birazwi baba ry'inyonza ni wakumiriye se ubonyine se harya bary'inyonza bari yasohotse kuri era ya Jarike bizasobanuka ari umuntu utaruhari ba bose tutinjiraho tukadeviya tubanze duhere kuri iyo nzigo uri kumva yo kugira ngo Theodore Pizzo Pizzo ari ku rwego rwa Jarike ndamubaza nyine oya Pizzo ni karara mama wakumiriye ko karara mama yarita ati koko tatinyuke kandi ubwo Pizzo ayoboye ikiganiro sha ari we chef w'ikiganiro none se ati yego chef uri kumva Jara Theodore arangije aravuga ngo sinagenda gutyo B&B ikintu yayikuyeho ni murongo wonyine bubatse wonyine ibindi byose n'imbuga nkoranyambaga barayoye barajyana byose nta kintu bamusigiye kandi imbuga nkoranyambaga zabo ziratwika ziri hejuru nigeze kumva gasitore rega jya unyemerera mbigendemo byose tibayingana yajyaga akora ngo yigeze kuganira na Jarike atariko kubona abantu bose bakegeta YouTube ngo uri kubaha gatubutse ati twakiteretse takose buriya turebwe n'abantu 40 bahita bazana itegeko ati kuva ubu nta muntu uraho ugomba kugira YouTube ati twubaka izi ngizi buriya byahereye kuri bo babaje bikoresha kanaba ati twashimaho ariko tubishyire muri rusange ikizaba kibi na wagicu ikizavamo abanyabwoba banje koko abasaza barahabye ariko Rigani amazina yacu natwemera kugira views 40 Rigani yarabigishije twiyanzikire Rigani yicaje abantu twiyanzikire abo nabonye na Lorenzo bijya biza nuko akora rimwe mu cyumweru atagiye abeshya abantu ati ngewe ati impamvu banza byarambabaje bro ngo impamvu bangaruye kuri RBA ngo nukubera ko ngo hari icyo ndusha abandi ngo bakwirukana se bakakugarura ngo ntacyo urusha ngo buriya ngo bari bose ngo hari icyo abarusha nimba igitariyani buriya ni ukuvuga mu kiratini buriya murayiki koko ubwabyo seve y'amayoga igomba guhita imukindura ariko reka twikomereze wamfura we barazengaga oya biba bibabaje none ugasanga n'uwo muntu nta na kontara afite ariko se atarwarije kuri YouTube ngende kurimirira ahangaha irakomeye mubwira abafite kontara muri Magic muzi ko bakora muri mbabarira ntunyinjizaho ntinjira mu ba yumbe bangesha oya baveho tubihorere ubwo Lorenzo arumva ibyo mvuga
Theodore aricara aravuga ngo ngende umukire mfite etaje zirenga 2 muri uyu mujyi wa Kigali ndetse ngiye gukora agashya nzane radio inyamirambo n'ubwa mbere hari indi radio wabonye inyamirambo si mu basirimu si mu bataunere kabisa abarahize aravuga ngo ikintu nyamukuru n'uguhemukira nanjye wampemukiye arebamo ishami rikuru ryasumbye ayandi ari ryo rihe kiganiro kiruta ibindi se ntikizwe si Plateau se kareka kimwe tureba nijoro Plateau ya shehe zisamu karenze yo yiteretse akavuga ati shehe bamunzaniye kuri disi tugomba gukorana ariko mbona ntibyavamo mbona romboka naje kombokana na Jarike ariko se buri muntu n'umujyi we ari kumukada abantu bose bashyiramo badeze ejo mu gitondo na Nasiri wari waraboreraniye kuri flash bazamuroha muri Plateau ya Sidike ariko se zina ry'Imana Kastara kubise icyumweru atazi basobanukirwa iyo Plateau niyo mpamvu rega urw'ubujurire ntibayikoze niyo mpamvu urw'ubujurire rugiye guterura igikombe ndabigeraho ntituvange duhere kuri BNB Theodore aragenda afata umuntu ufite experience waremye mwana afunze areba umuntu watorejwe iruhande rwa kapo mukuru ariko sha iyo ninjiye muri ibi byamamare biba birenze rekura bamwita René Lambert yego ntumwemera ndamwemera pe ni editor wangirega bibihe byose niyo mpamvu yakurekirise nashwe urabananira ngo wikubire mwese muri kubire jara ntago mwatsinzirana ibi nibyo mbambwira zira team iyo ndi gukumira uramureba uravuga ati nubatse platform umureba suwe mbega ubugome wabakoreye uziko hari nta muntu ufite platform ndaje mbigereho na banyi bawe ba Mike Karangwa bose turabigeraho areba abantu bitwa Forward na Gicumbi ngiye maze igihe mvuze ukuntu Gicumbi agiye kujya muri Amerika ibyo byo aho turi kwemeranya urakoze cyane Forward baramwegera baramubwira ngo wihanganye kenshi BNB yatangiye kukihuha badahembwa ari mu byiciro bagenda ku itariki ya mbere abahembwe ku ya mbere sibo bahembwe kuri 7 sobo kuri 14 ariko bari kubaka ni ikintu cyiza baravuga ngo enough is enough ni gute buri muntu wese hano muri game ari kurekiritwa ibyo bintu bigezweho bamupropose miliyoni 6 nishiga ry'inyuma bagomba guhita basenya bien tekereza ibyo bintu ngo si ubugome abantu bose wubatse wateguye gukuraho kari akabari ka siporo basigarana nde duhera aho ngaho wumve Theodore urwego rwe nanjye ndi umukire amafaranga ntacyo adakora ngiye ngomba guteruramo umuntu bita Forward Gicumbi ntimumubare ari mu bagenda wumva agakoryo rero Forward agiye gukora Forward afite kope na Gicumbi Gicumbi niwe wamuremye mu nyemere mbanze nkotinge Gicumbi avuga ngo bwa mbere ngera kuri stade Amahoro ngera i Nyarugenge hari muri 2009 nje kureba match ya APR na Rayon can you imagine muri icyo gihe rero Forward yari inyamaswa muri Kigali aramuzana aramurema diwo yirafata nubahora mushimira aramubwira ati rero Gicumbi wanjye mbabarira uzamperekeza tuhace nidushaka abamezi 2 imbere yuko wurira indege dutitiza umujyi nanjye ari kwirekritoma ubwo nanjye dore uzaba ugiye kuyora muri Amerika aya yose nzakenyereraho diri rarangira barangije wego Gicumbi azajyana na Forward ariko amufasha babanze bazenguruke kwa Isimbi TV kwa Chita Magic hose bagende bazenguruka umwezi kuri wa murongo wabo ni hashira igihe haza kana nyine gufatanya na Forward wari rekritoma ya $6 ubundi Gicumbi ntago biba iyo rekritoma nta urayifata ni nko kuguha Hyundai none uri kunshuka ngo ngire y'ubuntu ndabigeraho tugende gaho ndakuziye jari hangane naniza ryawe ngo murandasi yarabakijije ngo namwe miliyoni ntimuyanze n'urugendo yakoze inzozi nziza ni fresh ariko se koko ubwo no kuvuga ngo gahunda ya Theodore no kwihorera
agahera kuri kubera iki yihorera kubera ko ubwabyo nibyo bumvikanye bazamuha nabyo bitarashiramo ariko nkavuga ngo ikiza nuko Castar abyemera nabo babonye ubuzima bugiye kugenda neza baravuga ngo aho kujya bikomeze bibe byinshi reka tugarukiriza aha twubaka ibyacu dutangiye kubona connection ku rwego rwa Afrika Real Madrid ricara igataginga David Bayingana ikamushimira bakamumentioninga bakamwifuriza anniversaire urabibonye se twanzike waretse nkaca kuri TV1 gato nta kibazo aho birasobanutse kuri BNB ubwo se BNB Sport Bar baburetse aho ndahasoreza mfite breaking y'inkuba inyuma mu minota ya nyuma ya BNB ubwo aho birasobanutse duce kuri TV1 dore Angeli Mutabaruka agire gutya aba ariteretse tangiye kujya buranya Kenisi wari uzi ko Angeli Mutabaruka yigeze no kwirukanwa azizi byose oya kera agakumira bakavuga ati garuka tigaruka ati wakoze ikosa nta mukiri utisobwa Kenisi ururimi rwaramucitse bahita bamubaninga muri shampiyona yo mu Rwanda yatangiye gushinja abantu match fixing Juvenal baramuteretse ndabyibuka si ubwa mbere agize ate ururimi runyereye sibyo jara aha byo byarabaye cyo kintu murakibuka ko bakumiriye bakavuga ati ikiga ry'inyuma ko rigiye turateka gute aragaruka yego dore ejo bundi hazi igihuha kigeraho gisoke mu kanwa ka Mutabaruka atangira avuge ngo numvise amakuru gasogisi yawe ngo niya fande cyo kintu mwaracyumvise fandeke oya bana bivuze kuri mikoro ndumva ntago ari bibi yego turi kwiganirira barabivuze bavuga ko agera harashyuha gasogi ari bivugwa ko ari ya fande kabarebe Fande Kabarebe kandi kubera ukuntu amakipe ahenda bakavuga tuyikuye jobundi ari bwuvuye mu mana Abanyarwanda baba bakegeta ako karatambuka Kenisi atangira kwatakwa na Angeli Mutabaruka ariko nawe aza urwego ariho ndetse bitunyura n'abandi banyamakuru kuba batinyuka boss ho niho watangiye uvuga ngo ashyoguze ariko nawe ni umuvugizi ngo hari umuntu wigize umutegetsi utegeka boss we umutegetsi se ariko nanone iyo bavuga ngo umutegetsi we bari bicanye none se yo ntikomeye aho se ni promotion cyabara mu degarazi aya ngenda ndabona ari promotion nasagiye kujyayo abahoze kuri Royal FM wakoze ishyano harya ana yanjye ngayo nguko ariko hakaba umuntu bakoranye ibihe binini bazengurukana amaradiyo barafatanya witwa Mebote Mushashi abavuzemo ibintu byinshi bazengurukana yaheze ntitwamenye ahubwo kwa Kenisi ahubwo Kenisi yakoze Mebote Mushashi yakoze Mebote Mushashi hehe none se niho yakoreye stage none se uriya ntago yabazanye hazi inkundura kuri City Radio n'ibiki n'iby'amafaranga n'ibiki bakajya bakora n'amanama batagihembwa Mebote Mushashi se wumvaga Angeli Mutabaruka atacyumva Kenisi uzayo manama ukuntu yagiye yaba ariko iyo miriro kuki yo ntayitambukamo byadutinze ariko barahavanye amugeza hari ahita mugira umuyobozi w'amakuru emese buriya bote yari umuyobozi w'amakuru buriya bosi hariya nyuma yaho haziye Gasogi buriya yari Angeli oya Angeli no se Olivier Ngabirano Olivier Ngabirano uriya nahuye nawe Oringa niwe muyobozi wa radio ave byihorere hariya barakubwira ngo n'ikipe byabaye ngombwa ko Angeli Mutabaruka habwa umwanya ku ngufu kubera izindi mbaraga ziba ziri inyuma zitari za Kenisi bageraho bakazana top ariko umusa uzi ukuntu ikipe ihenze cyane ubwo urajya nzagaruka nkubwire ngo niyo Kigali Universe bavuga ntago ari ya coach Gaël wenyine
oya byo nanjye ndabizi ntabwo ubizi se si za miliyari se ubwo uzibije abantu batari munsi ya 5 TV1 yinjiza miliyoni 100 ku buryo bazajya bashora miliyoni 200 buri mwaka nta nicyo binjije kuwe mukinnyi bagurishije hanze waheze hariya hari izindi mbaraga ibyo nabyo nibiba ngombwa buri Angeli Mutabaruka rero kuva yakwirukanwa bakamugarura hariya arica gakiza uriya Ngabira none wo mu mpapuro gutya agenda gutya which is good ni nkabyo na Kabera akora waheze Kabera muri Gasogi Kabera uramuzi Kabera Kabera wari umunyamakuru ari kuba akazi ko muri Gasogi kakaba karamubanye kenshi Fisi Kabera Fisi Kabera ye baba we buriya nawe ni impapuro ntibujije ko Kenisi cyamutabaruka yakora icyo ashaka none iyo trio yari irimo Aime Bote Mushashi irasohotse kubera legacy nibyo babwiye Rugajurigani Jado Castar agiye kumujyana baramubwira ngo iyi ni sevinari shive y'imyaka 100 abantu bazahora bareba ibintu byawe none ugiye kuhava wakubatse seve RBA none bigenze bite tugiye kubona tubona Bote rwose buriya nta rudo sose ku liste nta rudo ni Cleophas ahubwo ngira ngo yabaye n'uwa 7 jara abo bantu mvuga n'abatagatifu ninde uzakumira atari mwebwe ntabwo umuntu bitari Goga n'umuntu bitakayisha matititsiyeri bagiye gukora ikizami bakagaruka ngo ntago badusabye uruhushya ngo turabirukanye ntago byabaye ninde wayoboraga mbabarira si ibyo kuri te ninde wayoboraga none abo bantu tujye tuza tubatake tubakomera amaki cya tujye dukoma urusyo dukome n'urujyo nta ngasire nkeneye ngasire si ngasire n'urujyo n'urusyo mwese ninjye wahimbye icyo kinyarwanda byagenze bite ntabwo erega tujye tumenya ukuri none se Bote si iterambere kumara imyaka 7 mu kigo kigenga ngo tujya mu cya leta Regis bamutumiye kuri The Choice aravuga ati urwego ngezeho rero kubera imbumbe mfata ubu biragoye ko nakorera umuntu hariya ashobora kuza rimwe mu mezi 3 ari kugaterura imbumbe hariya ni CV ni ubuzima ni ukugira ngo none uzarangize neza kandi dufite ingero z'abantu bakorera radio zire international n'amateleviziyo urugero turebe Disability kandi nawe wibuke imihembere ibitangazamakuru by'igihe ya hato na hato urayizi yenda mu mezi 3 kazituramo ikintu cyiza ngayo nguko rero bwa nyuma Aime Bote arambutse ariko wibuke ko TV1 yari yarasubiye inyuma 2018 uribuka hit ya TV1 abaturage bayiregera nk'uregera minister kabisa ngayo nguko twakinjire mu miriro yaraje rakegeta twakinjire mu miriro tuhinjire kuri Fabrizio mbabarira twambuke twigire ku gishushu cyangwa tugiye mu giporoso ndahera hehe mu gisimenti reka tujye mu gisimenti niko yego iri kuvuga uti Fabrizio Sam Karenzi numvise muri ano majwi nakinnye ari we muntu wakomakomye avuga ati nyaboneka muvuga imirongo y'ikiganiro ibyo mubireke Aime nibizi yashwanye na Regis Muramira niko kuva muri Fine FM ngendagira ngo mpere inyuma kugira ngo tujye tubanza dusobanurira abantu yenda batanakurikiranye saga nge nagiye mvuga ibintu byinshi haba kuri Regis namara kubivuga Aime akagenda akanyandagaza kuri radio ibyo byagiye biba nawe arabizi wowe akakwandagaza akanyandagaza ndi gukumira Regis yakoze ibiki kuri City Radio na Bruno Taifa none nyuma yuko mbivuze kwa kundi Imana itarenganya wumve jara bukeye icyumweru kimwe Regis aragenda yimena indara bivuga bari kutwibutsa uburyo birukanywe kuri teni ba Samu urayibuke ejo niko bayikoze Regis agera haravuga ngo ngiye mwana ndekirise kuri DC nca gutandukana na Taifa ndavuga ati Imana iramunkijije wone Regis ntago banigaguranaga ninde uzakumira atari nge nyitsa ku bintu bikomeye nkavuga ngo yaragiye muri fan base y'Intare fan club y'Intare azanye umukobwa ngo ni Kristera abamuhaye akazi
kubera ubushobozi buke bwarigaragaje umufana yabaye umufana nkabivuga nkavuga ibintu bikomeye eme kubera amayoga barara basangira umbabarire Sam Karenzi yagiye kuri mikoro ashinja Rikari na Regisi ngo bampamagaye bambwira ukuntu mwarandatanye mwasindiye Musanze ndi gukotinga Fabrizio ibyo mbivuze ntabakotinze bankorera ibiki bankorera ibiki jara mbabarira ngende kure kuraba nagiye mbavugaho ibintu byinshi kura wamfura nkabisobanura mukanga kubyumva Regisi ageze hari yabigenze bite ndakotingeme zikamwe none n'amarindira bifu yari hagati ya Jado Dukuze Jado Dukuze uri mu gihe bifu yari hagati ya Jado Dukuze na Regisi ninde utayizi hagati ya Sam Karenzi Regisi eme ninde utayizi kugeza ubwo umuntu ava kuri kiriya gitangazamakuru kiri kuri trend akajya kwandika inkuru aho abantu batamureba uzi icyo image right isobanuye ndacyumva urakizi jara ndacyumva rwose spotlight Regis aramumenasa byo ndabivuze amenasa Dukuze azanga bitubwe uramuhera umuhamaga shaka nimero ze mbanze ndekure Dukuze umuhamagare kuze ndumva ntayifite ariko ye baba we tuzakora indi verisiyo nkotinze akangabo Robin ubundi mubaze nkotinze meni yibizi ibyo ninde utabizi weke Regis se n'umutagatifu reka rero nze ninjire kureme reka ninjire kureme ihangane wirangara gato oya ndagukurikiye yego wamfura umuntu bita Rikari nge nagiye murekuraho imiriro mvuga ibye ninde wundi uzabivuga kugeza ubwo Regis ubwo amwibwire kuri mikoro ngo we na diplome zawe z'ibinyoma ntazihari ni mpimbano se ni mpimbano weke ndi gukotinga ibyo nta mwanya dufite ngo tubyumvisha abantu Regis ngezo nkuru narazikoze jara nkabibumvisha ngo mwabyumvise ubwabyo Sam Karenzi inshuro zirengenye yagiye avuga ngo Rikari nzakwirukana ntabyo wumvise yarabivuze ibyo none aho ni umukada mwiyama aho ni umukadangera nkababwira ngo abati Rikari wirengera nkababwira ngo none nanjye nditeretse ndatoje Rikari ni umukire ntera aho ngaho kugira nsobanure neza Rikari we mukire papa wa Rikari we mukire papa wa Rikari we mbabarira wiza kuvuga ibintu byinshi ndabizi nyine yego family support ibyo narabivuze uwo tumukure mu mwandiko Rikari ubwe ni umukire ni usengera igitondo n'ikigoroba kuki bamwiyama ntibamwirukane ntago yakoze ishyano bakamuhungiza bakavuga ati asengerera kavuga ati muhajiri birarangiye ko atajya mu kabari oya Sam Karenzi n'imfura hari n'ikintu ukorera umubyeyi respect umuha kiganiro mwagiranye ariko umwana niye mpamvu atahava aravuga akavuga ati fate sanse kipira kugurira imodoka ntiguhe sanse akire sanse ndabivuga ngiye kwinjiramo ngo iki yihese se wagize ngo ni wewe witereka wenyine abanyamakuru bacanye ku maso uzi imodoka ari karagenderamo indege ntago nahereye kuri bayingana ngo miliyoni ngo 40 ngo ziri gukabakaba njemba numvise amakuru gutyo sininjira gifana ariko nta gishya umuyobozi ku myaka ingahe ishize agenda n'amaguru ku bushake bwe ariko ku bushake bwe yari yayibuze ku bushake bwe ngarandibuka benzi ye yigarika hano mu Gitega ku bushake bwe tizu iya bari ku bushake bwe ni yari kubwira Kenisoro ngo ngwatirije iPhone yanjye twagiye tuvuga facts tukareka kuba abafana iya bari ku bushake bwe se Burusi Kataronya yari kuyishyura tabanje gusubira kwa mama ho gato we wimenesha amabanga yajyanye ntuzi Kataronya wimenesha amabanga ntago natashye ubukwe bwa Dan uragira ngo ninjire muri family issue oya wijyamo none se ngiye nuko mba nca hejuru kugira ngo ubyumve yabguza yemo petit frère we no katwambuke ni pasteur ariko nabyo ni ikintu cyiza no ukuri yaduhesheje umugisha ngayo ngo twigarukire rero mu Gisimene yego ndagira ngo mubanze musobanukirwe wuwizi Rikari Rikari yunze ubumwe na Regis niyo mpamvu akiraho mu by'ukureme ni umunyamakuru w'umuhanga
baramunominatinze muri award mu banyamakuru 8 cyo ni ikintu gikomeye kuki Regis atarimo. Regis sinzi impamvu atarimo, ariko nawe impamvu atarimo si amatiku ye. Ntabwo umwemera se Regis avuga ibintu bikomeye, ariko yigeze kujya kuri mikoro aravuga nawe avuga ibintu bikomeye ati cyarabenze no kungonga ngiye n'akazungu ngahita wumva ibyo yavugaga. Kimuvuga ibintu bigera ahantu babagonga koko kwarekura. Regis ararekura yagiye avuga ibintu bikomeye yayiteretse. Yego. Regis abarobinzwe na Rikari banze wumva iyo robbing. Emma Gomeza kugaragaza ubwo buhanga bwe, ariko nawe akarengeri yageze kuri Reya akayivugira ukavuga ati dore umuvugizi dore ukabona nawe yo bikabagera umuhungu wa Ritaya. Yego. Uwo Rikari niyo mpamvu akiri hariya kubera izo mbaraga, nta bundi butasi. Ubwe yarahagurutse baramuhungiza, Karenzi araza aramubwira ngo uzongera ngo byarangiye ngo Reyo yarangizanyije na Muhajiri. Utandukaniye na Anta wavuze ngo byarangiye ngo abonye akaboko. Yigeze kuvuga atabonye akaboko. Antarashyushya. Reka dukomeze twinjire. Eme byagenze bite? Eme ntiyumva. Eme yariteretse. Iyo umunyamakuru mukorana ugatinyuka ukagenda ukazana ubutumwa bw'umuntu wanabuhimba, iyi nkuru irababaje. Ukabuhimba nkaza nkakwereka ubutumwa bugusebya ngo ubu ngubu ngo abakinnyi basigaye bagurishwa ngo n'abanyamakuru babavugira, agahita yitsa kuri Regis live. Byo bintu birababaje, biteye agahinda. Mukorana kugira ngo umumenase umwandagaze. Ni ukuvuga ngo Eme niyo wasembuye koko. Wiki Eme yazanye ubutumwa, we yaraje aripanga, yayoboye ikiganiro. Nyuma yaho ubundi wayoboraga ikiganiro ni Dukuze. Erega nabyibyo bapfuye birakomeye. Nshatse nabivuga. Jado se? Jado Dukuze na Regis ndabizi. Nshatse nabi birakomeye. Birakomeye, ubanza ubaza abantu bawe nzabivuge. Nyuma yaho umuntu wahise atangira kuyobora kujya kuri mixeri Neme. Eme rero nawe yatangiye kwipanga. Aravuga ati mbaye umuntu wa danje. Regis atangiye kunyirukanisha. Nyuma yuko bamwirukanishije, Eme yikura amata ku munwa bari kumugereka miliyoni 2. Arazanga. Umuntu bita Faustinho wari warahawe miliyoni ajya ku ishusho, bamwongera 500,000 kugira ajye ku isibo. Buriya yari yaranze ari amafaranga, ntago yagiye mu mwuka ngo asenge Imana imwereke ko nyuma y'ukwezi baramusohora. Wumva ukuntu iyo udasenga uhura n'ibibazo. Haga Imana iguhishurira. Kumva ari kuvuga ngo rora umodowe muri showbiz ngo ni DC Kerem. Ariko showbiz ayikurikira. Ngo rora umodowe ni ukwisebya. Ndayibabwira bakanga kumva. Ni ukwisebya, ibaza ariko icyo kintu. Tuvuga turu ruhinja koko. Ndaje mbumvishe neza none mbimanuke neza. Yego. Bagiye bafashwe na company ya Gorilla Game ibaha amafaranga bajya ku isibo. Barangije mu mizo ya nyuma umuntu bita Eme yakoranye na Gusi. Gusi yagiye muri Rwanda Premier League. Gusi uramuzi se? Gusi ndamuzi. Uramuzi. Niwe bakoranye. Byagenze bite? Regis yarageze arasoka, atangiye kugambanira Eme. Birangira bavuze ateme ni uri ponctuel, ni ukurikirana. We nubundi nushyuha iyo utari kumwe na Karenzi. Nyuma ya maguyi z'abakobwa batuzaniye bibimero ngo baracuruza. Ngo none se abantu nibarebaga. Uriya mukobwa nawe numvise ari birebire na operasi. Nzabivuga ukwabyo. Yego bizazamo n'indege. Kristera ndamuvuze, erege yo watohoje ntago ubugomba kugenda twikomereze. Aho niho haturutse umwuka mubi. Emaza kwihorera. Wumve ngo ya IQ ya Eme. Arapanga ati ngenge kuza mbanda nandagaze Regis nk'umuntu yambwiye ngo yo muvugira abantu ngo batabishoboye. Atanga urugero, sinitse ku mwana w'umuhungu tutanamusoreza kuri Jaras ni platform. Regis arashyuha. Rikara baraha koma nabarekuyeho mvugana maguyi n'ibya Marakana.
Rikara akajya avuga ati yarengereye kubera iki kubera ko navuze ibyo utatinyuka kuri kuba guhari byumweru 2 Marakana bahise bayisohora ni izina yagendeyeho kera yakoraga mu kabari kitwa Ikana za 2-4 yishyuza ku muryango Regis Ikana ubu yari innovating ati Marakana yego ndagira ngo rero tugende ijambo kurindi kugira ngo mbakubite breaking imite mbyiringireme eme naramubwiye yanga kumva nta wundi nakoze imiriro myinshi kuri Fine FM mbabwira ngo Fabrizio Karenzi ararekura ama breaking tukinjira mu itiko tugiye gukebura ibigo ku buryo adatinya n'ubuyobozi yego icyo kintu nkakivuga nkavuga ati Regis ntago yagigiranye na Taifa ntago yirase se ko noneho ashima Imana yuko atajyanye nawe yakwanga igifura cya mbere bakita Regis reka twinjire ndari we ahubwo numvaga nenga Eme amubwira ko ari igifura Eme we ni umuntu uraho uvuza induru kanavugira nukuri oya Eme nawe Eme kugeza ubwo nareye imwihakanye ivuga ngo Eme urakabya hari igihe utuburanira ntubalance ku cye gikombe ritade yatwaye iyo dutashye stade yikabura ntabwo ari ukubera reyo yabyanze nuko nta mahi ntiyitoza ntizasohokera igihugu ntiri kugura ntiri kugira gute akagera akayiburanira karengerana we ni umuntu uraho nangiye kuvuga ijambo rikomeye niyo modoka se barangije arurekuye barangije Eme yahigiye kuko biriya bintu Eme yarabipanze ayo ni amakuru nzanye kuza kandagaza Regis nibagicana uwaka Regis yagiye mu gakungu na Rikari birirwaga bamwataka bamucecekesha bimaze igerega ku bantu babakurikirana Regis arangije nyuma yuko bacyocyoranye birarangira bance n'ikiganiro yego Ema barongera akora ishyano asa n'ibitwenge kambumvisha iryo shyano ngiye turisobanure twumva ngana ubundi wari wabumvishije ariko ndigendemo gikada nuko bigifura ngo utomboke none se utombotse kuri gifura utombotse oya turi 2 muri maze gifura ntago cyajije ikindi urumva uri more than pure none bense kuva cyane aho ngaho bari mu bifura Karenzi yabuza yacira nayamira ariko se bakumva ko twaza tugashima abantu ubu we wajya mu kiganiro koko ukataka mu mwanya wawe gutya oya tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si bigusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe Neo Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe ntidukwiye gukumira hano ho rwose ni ibindi biteye ubwoba none wumve me ishyano yakoze ahangaha ibi twari tubyiteze kuri fata na kere mu bundi nabo barifashe ntabwo navuze ukuntu barwaye Emu ukuntu ameze Eme ni ibanga wumvise ko ameze urumva Karenzi arariza ati Eme arariza sha abo bantu yabaye ntukivuge ntabwo ari byiza kwivuga ntabwo ari sawa urumva ari ukomakoma nakuretse message uwayanditse uwari we sinanamuzi no bwa mbere ntunanamuzi uwo muntu wanamuhimba Eme uri umunyamakosa jya wubaha abakuru Eme kugeza ahangaha Jaras ni umunyama uzanye umuntu utazi arabyivugiye mu kanwa ke nje nanayandika kuri message y'umugore nkayiyoherereza nkaza kuyibereka mu kiganiro cyane rwose kugira ngo usebya umuntu utazi umuha credibility gute uyu muntu barangiza bakamubwira ati ibintu yize umva hano yakoreye ishyano
ibyo tuzana ariko tubyiho mureke tubireke tujye message muzireke twerekane professionalism umuntu ajya ahera kuri message ya fake gutari itangiza ikiganiro ya fake gute ngeri kuvuga ngo biratwiza muri match mwari mutanye kuri kirongozi urumva se none se hano hari sinzi nta cyo kivuye message imwe nakubwiye ngo nukubiza unose ari kibazo ntuzajye ugendera kugira ngo uvuge ngo reka n'ababikubwira barakuyobya ahubwo ari ukuntu widegrada nawe ubwawe none se kuhamagara njye abwire Regis nturi kubigarura ikiganiro jya mu none se ko ndi kubijyamo akaza ibintu mu makuru rero umva hano hakomeye cyane nyuma yuko amwise iki ibandi nyuma yuko noneho agiye kuza bakitana ibintu bikomeye nge mbabajwe n'abana urera undi nawe noneho ahita akora ishyano amufatanya nk'igare ati ngenda ibaza ariko kugereranya n'igare kuvuga ati igare iyo rihuye n'ikamyo nta na PS isigara urwo ni rwo rwego rwanjye Bruno Taifa rora umudo wawe sirenge zose za Taifa neme wazisigaranye naramu umva dore ko match yaberaga muri stade match ya Police ndetse n'ikipe ya APR Football umva gasuzuguro kayeme Reka duhere muri match twinjize muri match umuntu ageze muri stade bwa mbere bishyushye n'iki byose gukorerwa n'ababyeyi bombi bagiye kubaha n'abantu bakuruta base nk'icyo gitwenge kije gito ko twari tukuruzinze si nakubwiye ngo uri nk'igare ryicunda iki nicyo giteza ikibazo kandi uyu ni wowe abana makuru nese ubu ngubu ni njye nawe burero bufite nini oya ko ibyo twayire twongere kuyigabarura reka tujye muri match rero nicyo kintu cya mbere abanyarwanda dutegerejeho reka tubaha amakuru kandi ikindi cya kabiri transfer ahubwo naje impungenge ku muntu waregura nkawe nk'umubyeyi nawe nk'umubyeyi ubu se aba bantu sinababwiye aba bantu koko tubashime tubatake tubakomera amashyi turebe inspiration bari guha abana bari kwiga itangazamakuru ni ikibazo jara koko ntago ari ryo iri ryo sitangaza ari umuntu wahawe akazi ni maguyi ari ukugira ngo ndagume mu kazi bisaba kugura amakesi ubushize nababwiye ibya Skol ukuntu yabanje kubiyama kuramo imihoho hariya baragende marapfuka amapfukamira ritayadi nyuma yuko abaye umuvugizi wa Reyo jari iyi nkuru irababaje narababwiye eme bwa nyuma na nyuma ejo bundi harya inkuru nayikoze hano ukuntu uri kumva jara ejo bundi Samu Karenzi wumva ukuntu iyi radio izana amapolemike gusa kuri match ya Bugesera na Polisi Samu yishinjirize me ku giti cye amuhamagara mubwira ngo baragufungira Bugesera nyuma yuko wahaye ruswa bari kwitegura match ya Polisi Reyo igiye kujya Reyo yaranatsinze bageze amahirwe urabyibuka iyo match ngo yeme ngo byageze aho ngo ajya gutanga ruswa zivuye muri Reyo ngo bakumenye ngo kujye guhereza ruswa ngo garidiye ya Bugesera ngo baragufungira hamutera ubwoba mu bwoba bwaramwishaye ahamagara umugore we ngo bashaka kumfunga ngo ube hafi ngo ariko ngo nagenga ikiba kibe bamuhoninze kenshi bro ntago ari umutagatifu ntibabatoye nominatinze mu gikombe ejo bundi cy'abanyamakuru beza ahita zaravuga ati ngewe n'amashyaka ajya atanga amajwi njya amajwi yanjye nyahaye Samu Karenzi yararekuye nizo polemike yiberamo none iyakira ujye ku mwezi ugenda ukorane n'abaryinyonza ntago yarasa amafaranga yo kwisibo sinabibabwiye none ntago ejo bundi yakoze operation yavuga uburyo ntabiganiro yamwirukanishije kuri radio disa amaze iminsi 4 ntago ibyo byabaye none arasubirayo none ubugome urwango ruri hagati ye na Jarike uza abantu bafitanye naragiye Jado Castari yampamagaje vuga tumukada wariteretse ngwino muri showbiz ukumire Doris bitugeze kure Jarike ntiyanciriye mu maso kuri reception
ntago naye narekuye umutingito se Sebanya. zina ry'Imana nta muntu wasanga Jarike ntago ahasimvuga ibintu bikomeye atazi ko nahamagawe na boss ntago byabaye uwo munsi byabaye Amavubi ni yari yakinnye ntago Jarike yari amaze kogeza Amavubi hashize iminsi 3 ndekuye umutingito kuri BNB ndekuye bwa bwino bwose Jado Castar arakonfirima aravuga ati wariteretse wa mukada we ngwino tuvugane ni kuri reception kumbi bari baramenye isura yanjye Jarike ntiyaje akandeba ntiyanciriye mu maso ntago yamenye ko nzaba umukada arambabaje Jarike koko nukuri bigeze gukora akantu k'akarwano barwanira ntacyo fata mikoro yiyakire eme niyiyakire eme ntago ari bukorere kuri YouTube gusa eme ubwe yagize uruhare kugira ngo nepo amaze kumushuka erega eme yakoranye na nepo kuri Radio 1 ese burya arangije aranamushuka ngo agiye kumuvugira mu nepo mu bicu barakoranye cyane barakoranye cyane kubise hafi amezi 4 aramushuka ngo azamuvugira ngo amuzane ngo kuri plateau y'urw'ubujurire arategereza ubwo najya nkumvisha ukuntu yarategereje kuzajya mu rw'ubujurire byari byaragezeho yarabonye ko amufeze ngo haje bari kari babana kari no umupapa breaking news rero wambwiye ngo uraza kutubwira ibya sport ba yego kubizarangira reka mbanze nitegure neza ariko ibya eme birasobanutse amahirwe asigaye arazwi pe umwezi ntago wemera kuzajyayo yewe ntago na breakinze diwo yawe ya Edi Claude Mudenge hinjizamo Mike Karangwa ese ko numvise bose tuganira nkumva makuru ntago bari yafata amafaranga ntago yariwe na forward mwese mutekereza ko Edi Claude akora he aho na ahantu hiyubashye ayo ni amafaranga ntago rero bisaba ko umuntu aguhindurira ubuzima mu karekiritoma nk'umuntu ukeneye kwimuka mu nzu uwo ni umuntu uza kubera legacy the same na Mike kidakamuyora hano kigaragara si ibihumbi za 40 takara sisi keza iryibiri tariki ijambo rikebuye tirigirindwe ati nono bapizo bakiruka perezida ugiye gukorera abavandimwe jara man sinko z'ubucukumbuzi bw'umukada sinko z'ubucukumbuzi ntago muzansinze ngenda bibabwe uhere kuri aya matimu sange ngo akarinki ngura gafata ngo akantu ngo kakarinki ngo kakajugunya ngo kuri Facebook imaze imyaka 100 uyitegura yarugenge gahita gusobanukira ariko zumukadaje umwana makuru yarankegese oya biteye ubwoba Facebook yawe se si yadanje ni yadanje kandi ni yibikora koko cyangwa ayo makuru ni ikinyo nayiri mu bizibikora we rero gutinyuka ukareba abo bapapa ukareba amafaranga bayora Mike Karangwa nyuma yuko akoze ibara muri University of Rwanda akeneye kugaruka kwikiriyaringa ntago yagaragaye muri plankase ya Bavestina erega hari ikintu kigukoresha ikindi utitaye ku mafaranga ndagira ngo abanyarwanda batwumve neza ni we muntu wazanyemo maguyu ushaka kwikubira iyo kondisiyo irakomeye nimba ikintu BNB rishisha ari imbuga nkoranyambaga ureba abasabu bafite urebe social media zabo reba Jarasa bifite urebe social media bifite birahagije umusa nokuri urwego riho nakakamba kawe sha karabagirana nokuri ntugashake byinshi kamba kanje rwose nokuri sha ndagasuhuje ndabizi karaza kukuririmbira mbabarira turifatanya nawe n'amasaha abura make cyane uri kumva umusa ndagira ngo tubanze tubikiriyaringe ninjire muri breaking impita nigendera eme ariyakira hariya umwezi ukeneye kubajyana Nyamirambo mukarekura ni woroshya murakora erega n'umunsi umwe cyangwa ibiri wayakegeta ahubwo nk'ibyo urabyemera se nk'ibyo wenda ibyo urabyemera ngo René Lambert yakoranye nande twarakoranye ukora ibyegeranyo mukuru witwa nde Ismail Mwanafunzi Muhire Munana
mba ngira ngo iryo zina riteye ubwoba mu myaka murere njye narinze ko Mwanafunzi yatwemeje uzi ko Mwanafunzi afana Munana siko byantunguye kuri Munana se wakurikira hoya burya abantu bangana ibaze Pizzo navuga ati mfana Jaras byaba biteye ubwoba yabivuga sinzi oya mujya kumera biragoye njye naratunguwe ariko njye nabivuga Mwanafunzi ngo afana Munana cyane rwose uwo rero ni umuntu wa René Lambert agomba kuzana abantu bakomeye ba Yves barakonfirimye umuntu bita Scovia baramwegera aravuga ngo amafaranga nayarya ese waretse nkarekura breaking news ya Scovia hari icyo bitwaye rekura rwose Scovia mu kwa 10 confirmed Jara agomba gushinga televiziyo ifite budget igera muri miliyoni 100 mana yanjye hari amakuru numva nkikanga iyi nkuru nari kuzayikora kwayo ye baba we mvuze ukwezi kwa kangahe Jara kwa 10 birasaba ngo have miki hagombaga kuvamo gahunda y'amatora ikomeye hagombaga kuvamo igikombe cy'isi cy'abavetera yego cyo cyaranze ukwa 10 nagarure mu kwa 9 ye baba Scovia agiye kubatera ubwoba ye baba agiye gukora ibintu biteye ubwoba ariko nta gitangaje uzi umuterankunga mukuru nawe ateye ubwoba Kasimite muvuga ndaza kubikubwira mu gikari wabona atavugitse ubwo rero ibyo byose birasobanutse ngiye kwinjira noneho best revenge ever ndakotinga Jado Castare wivugiye ngo umunyamakuru mwiza wese ukomeye wa siporo azisanga ibyo yarabivuze yego Eme yarafite amahirwe yo kujyayo ariko amagambo yavuze kuri Jarike arahagije ni umuyobozi niyakira Jarike ni mu mavi na brag rango umukobwa ushimyeho ntamenye ikimukubise iki niyo mpamvu rya vise ryakomeje kuba ivi hari ivi twabonye ryo ku mazi biteye ubwoba breaking news umukada Jado Castare yegereye umuntu bita Rugajurigani Rugajurigani yaratarabona akanyenyeri ka Coach Gaël ninjye wavuze ukuntu amafaranga yembwa na coach akubyaka aya RBA ibyo birasobanutse buriya yari yaratangiye kurya amafaranga yarabemereye ko byibuze rimwe mu cyumweru agomba kuzaza ajya muri sports bar akorane na Forward na Gicumbi ibyo bintu barabyumvikanye kujya akomeza mutizinge banereke n'abandi bantu kandi biri kwaguka hazamo nayo ma agents ibintu nk'ibyo Castare ntiyavuye muri uwo murongo keneye ikintu gititiza umujyi nyuma yo kuzana Scovia umbiza amafaranga yahaye Scovia ateye ubwoba araheba Jado Castare agiye gukora iki dusoza umuntu bita Rugangura Axel ni njyewe ubwanjye wavuze ko agiye kujya mu gihugu cy'isezerano yego Shera arahari byabaye confirmed aya makuru y'indani rero anyihanganire nyarekure ni umuvandimwe Rugangura arangije yumvikana na Jado Castare kontari tabaho y'amezi 5 iyo kontari baho y'amezi 5 nge icyo nshaka n'ugutitiza umujyi icyo nshaka nuko nsigira abaterankunga barenze 3 ba miliyoni 40 why not bano nirwo rwego bagezeho bumvikana na Rugangura arabizi ko agiye gukora ubukwe agiye kwigendera warabizi ku giti cyarabizi yarakonfirimye mbere yuko werekera amezi 5 yampe nkuzituremo nanjye miliyoni zifatika ubu mu gihe kitarambiranye turabona ninjye ubwanjye wabazanye mu mwuka mubi mvuga amakuru atagombaga kujya hanze kuko Theodore yari atarabakonfirima bose amafaranga nitsa kuri Forward ateye ubwoba diwoye na Gicumbi racuruza cyane Castare ntasinzira ibyo bintu byahise bibyutsa dosiye ya Rugangura barayifinaliza Rugangura naza hirita kuri ye baba we kuko hariya ninjye nsezeye ntago ari kimwe nuko Radio Rwanda yamwirukana
none reka mbaye breaking news zikamwa yo zitahanye ntago iki kagira inkuru ndekure rekura ntago Rugangura afite kontara muri Radio Rwanda afite kontara na Magic ibyo bintu bifite ikintu bigize gute bisobanuye none ubwo ni Rugangura ni Rugaju yifite hari ukuntu ba balance ibigo hari ukuntu ibigo bibalance Magic hari abantu bemerewe Radio Rwanda n'ibiki ariko twe turipanga muri orere yo breaking irankoraho Rugangura afite kontra na Magic ndabivuze mukada none nasezera Rugangura ndabivuze ni breaking mba natohoje agiye kujya kuri BNB Kigali biteye ubwoba baraba bahombye iki ko forward yatamiye baraba bahombye iki ko batabigarura inyuma none se ko Rugangura arenze forward ko Rugangura yatwaye igikombe gikuru kuri RBA ko Rugangura ari muri nomination samunaza nitiku uko baragihereza Rugangura ugendera mu mucyo wa Yesu urabihakana arakimuhada agahinda bazaba duteye baretse Samu niwe musiniya niwe mubyeyi niwe mupapurimo tumuherekeze neza asoza gahunda afite yo guhirika ubutegetsi bw'umuntu bitari tired Jean Fidel arabyivugira akabyigamba mwumve yo Fine FM Samu Karenzi aricara akavuga ngo nkora iki kugira ngo twikize retired gutyo naba papa bararekura wo niwe Samu na contribute gishoboka retired akaberereka weke tadi ntiyamutumiye muri press conference agahita azanamo ibya morgue si kimwe si gutya si imiriro mu birere ya matrivera ya ba Tony Cross biteye ubwoba atasha amara masa none ninde wabuhombye umwezi ugomba kwihorera kuko nabo bateguye amafaranga yo kugira ngo bamubabaze kumubabaza umukire yajya kurega ngo Castare ngo haraya ndimo abyemera mwana nge nagize n'ibyagonda nafungwa ndacyari kwitegura hari retari ugenda upresenta wemera ikintu sava sibyo ariko none umukire aragukubita mu cicubabare azane forward na Gicumbi Theodori ajyana aho ngaho Gicumbi yasabwe na forward nta nahuriye na Theodori mbabarira tugende nashaba amezi abiri mu gihe Castare nawe yumvikanye na Rugangura amezi 5 uziturema amafaranga afatika y'umuriro unya Rugangura tugiye kuba radio ya Rugangura na Nasiri azatamira amayoga aze no gukora amakuru ko wisebanye hoya naga ari ugusebanye ngiye numvise inkuru ye bari kuvuga ngo impamvu turi kwakira ngo amakampani yamamaza inzoga none kubera twazanye Nasiri ibyo mbivuze batarabyivugiye uzi ibyo bankorera uzi iriya timu bakeneye uzamama na Deben Fimba imereye na ariko Nasiri amaze imyaka 8 kuri flash nuko yanze BNB barya inyonza bamwirukanye kibuno mamaguru ntiyatanzeyo Nasiri ni umuhanga koko we na William Kado Nasiri ni umuhanga arenze Samiri uburyo uvuga ngo Rugangura arihagije ni uguca agasuzuguro Castare arababikoreye Rugangura nawe yakonfirimye ko ninsezera ninge nsezeye si kimwe nuko banyirukana bakama imperekeza reka mfatere Kritoma nkungabanye n'umujyi urumva icyo kintu none ku breakinze none se ngenda kina ubwabya aho ngaho ni nkuri ikomeye rega buriya nari amakontara baba bahisha narangiza nkumva umuntu bita Lorenzi Info inshuti za Lorenzi Info ngo ngenga impamvu ngo banzanye ntago ari Oswakimu wagiye akarira kuri Twitter agapfukama ubwo ibyo mbivuge ngo ngenga impamvu bangaruye ngo nuko ari icyo ndusha abantu nukubaka inzoga nyine so kubaka inzoga si cyarusha abandi banyamakuru ko se kwaka gacupa we oya birababaje yagenda yirata akabibwira ejo mundi ntago ari we waje avuga ngo ibitutsi ngo byo kuri mama ngo anta yamututse ninde uzakumira abanyamakuru atari umukada mbabarira umbwire jara dusoza munotum nababwiye ibya Samu Karenzi aha niwe wabishyize muri tiza ni umutagatifu hagare wazanye iby'intare y'ingore erega bamwigiraho uziyo Rikari yatangiye gukoma amashyi ngo senior Regis yakoreye ibiki Bruno Taifa kugeza ubwo yirata eme bamukoreye ibiki ngo agiye kuri YouTube hari 80,000 bikure
arabibona gake imodoka arabayitanze ntiyakira ajye gukorana n'ukuri n'ubundi eme yaranyandagaje aragenda yatumiye Lorenzo na Rugajo arangije arabwira ati umukada rero ati buriya bamwita David ati n'uw'igikondo ati buriya yanciye mu myanya wazababwiye ibyabaye kucyuba hostinga n'ubabwiza ukuri byagenze biteme what goes around bayita law of karma mukada reka minira ziyo sama ari kumukomakoma ati wikandagaza umukada kwarekura natwe turekura ku itariki 9 ndaherekeza Samu Karenzi ku gasuti keza ku kantu kaga sunglass ka mama yake keza ku itariki 9 aterura igikombe Rugangura ihangana ugiye kurya rekritoma ya Jado Castar ni breaking nge mbandekura bayingana yiteretse mu gikoko nge nemeye jara kwako kimudashima iterambere ry'abantu ariko se turarigaye nta myaka amazi imyaka ingahe agenda n'amaguru ariko se yagendaga n'amaguru ni wari warabimwanduje muyoboka arajya ategana muyoboke nono ngo hitire muri genzi komere ako se wabibonye biriya bintu bakoze Skype wanjye yaragowe shadusoreza utangiriza mu miriro ya dusoreza showbiz yo tuzayigarukaho kwayo ariko nkwihanganishe si yarayatashye ariko wabona na Messi rijoro rata ariko nanone nguhe felicitation nubwo Siyara mukuru yatashye Aveiro yarangiye Siyara Junior yamaze kwitereka wabibonye ukada rwose ubu ngubu nawe cyane arambutse Siyara mutoya yari yiteretse umupapa mukuru yagezwe amacumu menshi nta kundi bibaho arata penalite na Messi akaza akavuga ati ndatera ikirenge mu cyawe bantu banjye tu blessing papa Kamba wacu tumwifuriza umunsi mwiza nanjye ndi uwanyu mu nkunde mu ndebe mu nyakire na papa Kamba ajya kumirira mugani w'umukada mu nkandire tuvuge nimero nimero niyo yanditse aho hasi 0788 5 10 nzakwereka oya none se reka mvuge nangiye umukada wabona harum wenda hari igihe bagucaho da arabajya bavuga ngo bagize isoni se ari umuntu ngo uvuga ngo asore ya mupapa aga essence kase nkane yagafata itatse washyizeho mero y'umukada shyiraho abakunzi ba Samu Karenzi abakunzi ba Jado Castar tarabaye nomine Kazungu nyine bamweretse ko nyine yigumuye nimugirije inyori nibagirije inyori mu mpamagare eme ihanganura umuvandimwe nimero yanjye 0783392163 gahunda tukomeje kugenda tuyivuga ni ku gipfunsi igihugu nitambarare aba diaspora baratubanziriza 14 15 urubyiruko twamaze gusinya gahunda zose turahita twinjira mu iterambere rirambuye 2050 uzaba ari teretse Kamba wawe azaba yiga noneho za programme z'abanyamerika zitwa ngo kera Cambridge mani barinde mwakoze pe